Ndabasuje mwese nongeye kubaha ikaze muri aya makuru abagezweho tubagezaho umunsi ku wundi nyemerere tubane muri aya makuru nkugezeho ibyayangaya iyo kuri uyu munsi. Ngira ngo mwese murabizi ko amanota y'abanyeshuri bakoze ibya leta cyangwa se bakoze ikizamini cya leta yasohotse. Njyewe nta kintu nje kukubwira usibye kukubwira bamwe muri aba bana by'umwihariko uyu nguyu waje kuba uwa mbere mu gihugu hose ndetse n'abandi baba bagiye bamukurikira. Ibyo ngibyo uba ugomba kugenda bigezwaho nanjye kugira ngo ugenda umenya n'ibigo bagenda bigaho. Ejo n'ejo bundi nawe umenye ngo umwana wanjye ndamujyana kuri iki kigo byanze bikunze batanga ubumenyi. Nk'uko rero ibi ngibi byose biba byagiye bitangazwa, reka ngende mbikunyuramo muri make kugira ngo ugende wumva uko bimeze. Ibizamini bya leta mu banyeshuri bagera kuri 6 bahize abandi, hari n'abandi bagera kuri 5 banganyije amanota. Abo ni bande? Ntega amatwi byose mbikugezeho ugenda usobanukirwa neza uko bimeze. Byanze bikunze turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru byose warangije kubimenya. Reka mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere kaba turadusubscribinga cyangwa turakora subscribe. Aka niko kanya keza ko gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye turushaho kubana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukenge tugiye kubana. Kaka mwanya nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Nago turi butinde gahunda ni yindi nukuza turasa ku ntego cyangwa ku ngingo tukikomereza. Umwana wa mbere mu gihugu watsinze ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri cyangwa se bisoza amashuri abanza, uyu ni uwitwa Arakazarewa Victoire. Uyu nguyu wigaga kuri iri shuri rya Wisdom School Musanze, wagize amanota 99.9% niwe waje kugenda ahiga abandi. Kuri uyu wa kabiri tariki 19 Kanama umwaka wa 2025 nibwo amanota y'abanyeshuri bagiye bakora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'ibyiciro by'ibanze cyangwa se n'icyiciro kibanza icy'amashuri yisumbuye. Umuyobozi mukuru wa NESA Dr Bahati Bernard niwe watangaje ko aya manota agiye kugenda ashyirwa ahagaragara n'uburyo mugomba kugenda muyareba. Ngira ngo abantu benshi mwagiye mubona uko muri kugenda mubireba. Ubwo wowe byananiye jya muri comment nyandikiro ati byanyobeye nanjye ngende mbigufashamo. Nk'uko rero ibi byose biba byagiye bitangazwa n'uyu Dr Bahati Bernard yakomeje atangaza ko abanyeshuri bagiye batsinda mu byiciro byose. Abo banyeshuri rero ubwo ndaza kwivugira abangaba baje bahiga abandi. Nk'uko mba ngiye mbikubwira, Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko amanota y'abana 6 bose, ubwo ndi kuvuga abana 6 bose baje bafite amanota ari hejuru basoje amashuri abanza, harimo uyu nguyu nagiye nkubwira waje imbere y'abandi bose akaba yitwa Arakazarewa. Uyu nguyu yahaye cyangwa se reka ngende mvuga mbere yuko ngenda mvuga ibindi byinshi. Uyu nguyu akaba yabaye uwa mbere mu mashuri abanza ndetse n'amanota 99.4%. Akaba yigaga kuri iri shuri rya Wisdom School Musanze. Nuko ibi ngibi byagiye bimera ndetse aya manota abantu bose bari muri sare bumvise batunguwe cyangwa se banatunguwe cyane kuko bumvaga ko bidasanzwe. Ariko kandi si nawe wenyine, umwe muri abo akaba yitwa, ubwo ndi kuvuga abagiye bamukurikira, umwe muri abo akaba yitwa Impano Brava Gloria. Uyu wagize 98.9% wigaga muri iri shuri ryo mu karere ka Bugesera. Undi nawe witwa Ihirwe Kanimba Honete, uyu nawe yigaga kuri Now Vision Primary School mu karere ka Huye. Ndetse n'uyu nguyu witwa Duhirwe akaba nawe yagize amanota 98.9% wigaga kuri Ecole Internationale cyangwa se Internationale ahangaha muri Bugesera. Undi nawe ni Nsengiyumva nawe wigaga mu karere ka Bugesera ndetse ari kumwe n'uyu nguyu Ashimwe Keza. Uyu nawe wigaga mu karere ka Bugesera nabo bameze neza mu bakoze icyiciro cy'ibanze cyangwa se mu cyiciro kibanza cy'amashuri yisumbuye batsinze neza ni abangaba 5.
nabo reka ngende nkugezaho amanota yabo ndetse n'amazina yabo ugende wumva naho biga kugira ngo ujye ugenda urushaho kumenya aho ushobora kuzajyana umwana wawe muri iri tangira ry'amashuri, ubashe kugenda umuha uburezi cyangwa se umuha imbaraga zaharajya akura ubushobozi buzatuma ejo n'ejo bundi nawe yigaragaza muri iyi myanya ni kugenda nkubwira. Muri aba ngaba batanu bagaragajwe harimo cyangwa se baje mu myanya y'imbere harimo uyu nguyu witwa Izere Honete, yaje kugira amanota 98 n'ibice 37%, wigaga muri iri shuri rya ESA Kanombe. Uyu nguyu akaba yiga ahangaha mu karere ka Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali. Abandi banyeshuri batatu bigaga muri Hope Have School mu karere ka Gasabo bihaye imyanya itatu cyangwa se bihariye imyanya itatu yose kuri uru rutonde rw'abahize abandi. Abo ni uwitwa uyu nguyu akaba yitwa Uwumuremyi Albert wabaye cyangwa se uyu akaba yagiye agira amanota 98, n'uwa gatatu witwa Ineza Flora Elize wagize 97 n'ibice 89. Murumva ko abana bacu cyangwa se abangaba bigaga kuri ibigo biba bigiye bitandukanye bameze neza, amanota bagiye bayazana afatika. Hari n'uyu nguyu witwa Ndayishimiye Jean d'Amour ku mwanya wa 4, nawe yigaga cyangwa se yiganaga n'aba ngaba bakaba bagiye banakurikirana. Uyu yaje kuba agira nawe amanota 97 n'ibice 89%. Urutonde rw'abahize abandi rwashojwe n'uyu nguyu cyangwa se n'uyu nguyu witwa Agaba Happy. Uyu nguyu akaba yagize 97 n'ibice 78, yigaga muri Petite Sainte Marie. Uyu nguyu akaba yiga ahangaha mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburasirazuba. Ubwo reka nizere ko aba banyeshuri bahize abandi bagiye banahabwa ibi bihembo bigiye bitandukanye, nabyo ngiye kugenda nkubwira, bakaba bagiye bahabwa ibi bihembo n'ubundi n'uyu nguyu minisiteri, cyangwa se bakaba bagiye babihabwa ku bufatanye na Minisiteri y'Uburezi, aho bahawe mudasobwa ndetse n'ibikoresho by'ishuri. Ndetse si ibyo ngibyo gusa, ahubwo umwarimu Sako nawe cyangwa umwarimu Sako nawe yakomeje avuga ko abangaba bahize abandi izagenda bishyurira amafaranga ya minerivare cyangwa se amafaranga yose umwana asabwa umwaka wose. Urumva ko ni ibintu byiza, ni ibintu binateye ishema ku mwana wawe uba waje muri aba ngaba bose baba bagiye baba aba mbere. Ubwo muri ibyo bigo byose nagiye mvuga n'abanyeshuri bose nagiye nkugezaho, ntekereza ko uri umuntu utekereza ureba kure, nturebe kuri minerivare ngo ikigo runaka ngo amafaranga ari hejuru, ariko twagiye tubona ko ibigo bya leta hafi ya byose amafaranga ajya kungana. Bityo rero cyane umwana wawe aho azakura ubumenyi, aho azakura ubwenge, ejo n'ejo bundi akaba ari nawe uza mu ba mbere. Nk'uko nagiye mbigutangariza, ngira ngo bagukubise umwaka wose utishyura, aba ari ibintu byiza, aba ari ibintu by'agaciro. Ibyo nibyo mba ngenda nkutangariza rero byagiye bigaragazwa na Minisiteri y'Uburezi, aho ibi ngibi byose byagiye bigaragara hashingiwe kuri aba banyeshuri bakoze batikoresheje. Ubwo reka nizere ko ejo ari umwana wawe uzaza muri aba ngaba ba mbere. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, tuze gusubira mu kureba cyane imbere. Nyuma kuri mikoro nitwa Charles OG, asante sana.